Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe mukundwa, Yesu ashimwe nshuti y'umusaraba, Yesu ashimwe. Ndakuramukije, ndavuze ngo Yesu ashimwe, wiriwe, ndaguhobeye aho buri gucya, aho buri kwira, mwese ndabahobeye mu izina rya Yesu. Mvuga ngo amahoro y'Imana nabane namwe, amahoro n'imigisha bituruka ku Mana Data bibabeho. Nimba ubyizeye vuga ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Haleluya. Uyu munsi nkuzana ijambo rikomeye, nkuzana ijambo ryiza. Umaze iminsi byaranze ibintu byose ubona bimeze nabi, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu aravuze ngo jugunya urushyundura. Hari impamvu Imana yampaye iri jambo, hari impamvu Imana yantumye ku buzima bwawe, hari impamvu Yesu yongeye kuntoranya ngo nongere nze nkubwira aya magambo. Nta mahirwe meza 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 aruta yandi yose nko kumva ngirirwa icyizere ngo nkubwire amagambo meza aturuka muri iki gitabo. Imana iduhana umugisha. Ndakwakiriye mu ijambo ry'umunsi, nge wumva ni Pastor Jado. Habwa umugisha n'Imana, nkuhaye ikaze mu kiganiro. Wibuke kugisharinga, wibuke kugisangiza inshuti, abantu bose dusangira ijambo ry'Imana, ni byiza cyane. Yes, twagiye mu ijambo ry'Imana, nguhaye ikaze mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Luka ibice 5:5. Imana impaye ijambo rikomeye cyane. Hari amagambo avuga ngo Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane. Witondera nava ngo dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka njugunye urushyundura, reka njugunye. Yesu aravuze ngo jugunya urushyundura rwawe. Birashoboka cyane ko abadayimoni bagiye barwanya umugisha wawe. Birashoboka cyane ko ukora ushaka iterambere, aho kugira ngo utere imbere ugasubira inyuma. Ibintu byose ugerageje biranga, ahantu hose ugerageje gupfunda imitwe biranga. Nkuzana ijambo rivuga ngo jugunya urushyundura. Noneho Yesu arategetse. Usabye akazi byaranze, ushoye ibishoro bigiye bitandukanye warahombye, ugerageje ikintu cyose byaranze, upfushije amamariyaje tutabara, inshuti zawe nyinshi cyane zarazamutse zateye imbere ziba abantu bakomeye, weho ukomeza kuguma hasi. Yo mwene data uranyumva unteza amatwi, ndahanurira ubuzima bwawe, ndahanurira future yawe, ndahanurira akazi kawe, ndahanurira diplome yawe, ndahanurira iyo perime yawe, ndahanurira urwo rubyaro rwawe, ndahanurira iyo seta yawe, ndahanurira aho hantu muri office uri, mu izina rya Yesu Kristo. Yesu aravuze ngo jugunya urushyundura. Satani yaguteye ubwoba, ikintu cyose ukora biranga. Ariko Yesu asanga aba bagabo babiri bari kuroba, bari bakesheje ijoro, nta kintu bari bafashe. Kandi noneho Yesu aza ku manywa y'ihangu. Bigaragara yuko abaroba bararoba nijoro nibwo amafaza, nyamara bwakeye noneho nta byiringiro. Ariko Yesu noneho we aje mu mbaraga, arangije arababwira ati mujugunye urushyundura. Simoni Petero aravuga ngo databuja, twakesheje ijoro ntacyo twafashe, ariko twakoze cyane. Ikibazo kirimo ukoresha imbaraga nyinshi cyane, umusaruro ukaba muke, ikintu cyose cyanga ukireba. Ndahanurira ubuzima bwawe, ndahanura mu izina rya Yesu. Arangije aramubwira ngo kuko ari wowe ubivuze katujugunye. Akira kujugunya urushyundura ugafata, akira kujugunya urushyundura ukakira, akira kujugunya urushyundura ugatera imbere mu izina rya Yesu. Nibiki biri kukunyaga, nibiki biri kukuriganya, nibiki biri kukumira bigatwara icyerekezo cyawe. Ngo barangije aramubwira ngo kuko ari Yesu bivuze. Yesu aravuze ngo jugunya urushyundura. Aba bagabo barajugunya, haza amafi menshi cyane ngo yenda guca incyundura. Barangije bahamagara bari hirya mu bwato, igihe kirageze ngo uzamuke utere imbere
uzamura abandi, uzamure famiye ziwanyu, bakuru bawe, bashiki bawe, ugiye kubaha akazi. Impande n'impande abaturanyi ugiye kuba umugisha. Birashoboka yuko iyo karitsiye utuyemo irimo iterambere rikeya, ugiye gutuma bari muri uwo mudugudu bahabwa umugisha. Imihanda iraje ku bwawe, iterambere rigiye ritandukanye riraje ku bwawe. Ugiye kuba umugisha muri uwo mudugudu, ugiye kuba umugisha mu gihugu cyacu, ugiye kuba umugisha muri Afurika, ugiye kuba umugisha ahantu wese uherereye. Aho ngaho i Burayi ugiye guhinduka umugisha mu izina rya Yesu, kuko abangaba bakimara kubona amafi menshi ngo benze kurohama, barangije bahamagara bo hakurya, barahamagara ngo baze babafashe. Ndagira ngo nkubwire ngo Imana iragutse muri wowe, igiye gukora ibintu bikomeye, igiye gufungura ibyari byaribanye, byari byarifunze. Dore amafaraje, dore umugisha uraje, dore iterambere riraje, dore ugiye gukora, dore ugiye kuzamuka. Yesu aravuze ngo jugunya ishyundura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Shalom.